kubera yuko batitondeye amabwiriza y'Imana, kubera ko batitondeye iby'Imana yababwiye. Ese urabona mu gihe uhagazemo, mu gihe urimo, mu by'ukuri urumva uhagaze neza? Umuntu aherutse kumpamagara arambwira ati ariko ubu umuntu yakora ibintu byiza gusa ukiri kuri iyi si, ntugire igihe na kimucumura, ko nukomeza kunkorera, nukomeza kunyubaha, nta kindi icyo Imana ishaka idushakaho nta kindi. Ntabwo ari inzu yawe si ikeneye, si imyambaro wambara, abo bantu ufite nta rubanza ufitanye n'Imana, ikintu gushakaho ni ukuyubaha gusa. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ndashimira Imana cyane kubw'iki gitondo, igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tukinezererwemo. Turabashimiye namwe abadukurikirana. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Dutangiye rero, reka dutangire dusenga Imana, twiragiza Imana, twishyira mu maboko yayo, tuyereka gahunda tugiye kujyamwo y'ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Turagushimiye kubw'igitondo cyiza, igitondo waturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tubwire abantu ineza yawe. Turagushimiye rero wakinguye utwereka Mana utandukanye umucyo n'umwijima. Izina rya rihabwa icyubahiro. Tukweretse umwanya w'ijambo ryawe, duheje imbaraga zose zarwanya ijambo ryawe, duheje gukora kose k'umwanzi, dukubise hasi byishyira hejuru, dufashe mpira imbaraga z'umwijima, ubwami bw'ubuperesi n'abamedi turakubita hasi, turananiza imbaraga zose zaturwanya mu izina rya Yesu. Dusengeye ijambo ryawe, dusengeye abarikurikirana, kuko kw'Imana kuboneke kuri buri wese. Urakoze Mana, gira icyo ukora kuri uyu munsi, wongera wigaragaze kurushaho, wongera witamurure kurushaho, ineza yawe nigaragare. Urakoze rero, ndagushimye ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Nashimiraga Imana yo mu ijuru yongeye kuturinda tukaboneka imbere yayo n'imbere y'abantu b'Imana. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Turasoma uyu munsi mu gitabo cy'abacamanza, igitabo cy'abacamanza ibice byaho 6. Turahera ku murongo wa 6. Reka twakire umukozi w'Imana. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Avuze ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamediyane. Abisirayeli baneshwa n'Abamediyane. Uwiteka ababwira impamvu. Nje kukubwira ngo uyu munsi Imana irashaka kumenya impamvu. Ukeneye kumenya impamvu z'ibyawe z'ubuzima uhagazemo. Impamvu maze igihe nyibwira abantu, abakristo cyane cyane, nkababwira ngo ubuzima tunyuramo uko tuba duhagaze biba bifite impamvu. Impamvu y'ubwo burwayi, impamvu y'icyo kibazo utinzemo, impamvu y'akazi wanabonye, impamvu y'umugisha Imana yaguhaye. Iby'Imana byose biba bifite impamvu. Rero Bibiliya tubwiye ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamediyani. Uwiteka ababwira impamvu. Turavuga ku mpamvu. Ibi bintu abantu kenshi bajya bavuga bati ku mpamvu ki nyura muri ubu buzima, mpamvu ki byanjye bidakunda gutambuka neza, mpamvu ki ntava mu buzima ngo mpindure ubundi, mpamvu ki ntinze kuri uyu musozi, mpamvu ariko Imana yasobanuriye impamvu Abisirayeli bari banyuze mu kibazo, bari batinze mu kibazo se. Ngo Abamediyani barabanesheje, hanyuma ngo Abisirayeli Imana ibabwira impamvu zabyo. Reka turebe umurongo waho wa 6. Umurongo wa 6 haravuze ngo yego, nuko Abisirayeli bariheba cyane. Nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamediyani. Baherako batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamediyani. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamediyani. Uwiteka abatumaho umuhanuzi. Uwiteka batumaho umuhanuzi. Arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti. Nabakuye mu Egiputa no mu nzu y'uburetwa. Nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa.
nuko mbakiza amaboko y'abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose mbirukana imbere yanyu mbaha igihugu cyabo. Yego, ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko ntago mwanyumviye, mwaranze. Imana y'amahoro ikugirire neza. Dusomye amagambo menshi ariko meza. Imana irabasobanuriye. Imana yari yabanye n'Abisirayeli igenda batambutse ahantu hakomeye, ibaha n'amasezerano, ariko twumvise yuko iyabakuye muri Egiputa ikabakiza amaboko y'ababarenganyaga, ikabaha igihugu igikuyemo bene cyo. Ntabwo cyari icyabo, hari abo yacyambuye. Nkunda kubwira abantu ngo mujye mwitonda, iyo ntebe wicayemo utubashye Imana, uwo mwanya urimo utubashye Imana, hari undi ukuri inyuma. Urugo wagezemo ukadamarara, ntushake kumva nyoko bukwe, ntushake kumva muramukazi wawe, ntushake kumva baramu bawe, ntugire umuntu wumva keretse wowe wishakiye. Hari undi ukuri inyuma. Imana yakugira nk'uko yagize Vasheti, yazanye ubwibone, Imana imusimbuza Esiteri. Igihe cyose mu buzima bw'umuntu haba hari undi uzamusimbura, ahubwo bigusaba iki? Bigusaba kumvira Imana. Ni ukuvuga ngo umugisha w'Imana ugira amabwiriza, ugira kondisiyo. Imana iguha umugisha ariko ikakubwira ngo yahaye umugisha Salomo. Narabibabwiye igihe Salomo yazamukaga kanunga akajya gusaba Imana umugisha, ngo yamuhaye umugisha, iramubwira iti Salomo, waje kunsaba ubwenge ndabuguhaye. Hanyuma mu bice byabo bitatu, ariko uhereye ku murongo wa 14 ari ngo kandi nukomeza kunyumvira, nukomeza kunyubaha, nzaguha nibi. Imuhandi masezerano. Nuko ngo Imana iduha amasezerano, Imana iduha umugisha, ariko umugisha w'Imana ugira amabwiriza, ugira kondisiyo, kugira ngo ubibemwo, ubitindemo, ubirambemo, ubisaziremo. Hari amabwiriza ukurikiza, hari kondisiyo. N'akazi uzarebe boss yaguhaye akazi, harakubwira ati akazi kanjye saa moya ukagezemo, hanyuma ugataha saa 12 saa nimugoroba, kandi pose ni saa 6. Ubwo rero wihaye kugenda ukanyaruka saa 8 ukanyaruka saa 9, ntabwo ako kazi ukagumaho, ntabwo ako kazi ukarambaho. No mu Mana no mu gakiza mujye mumenya ko agakiza twahawe, umugisha uva mu Mana, ugira amabwiriza, ugira kondisiyo, hari amahame. Abisirayeli bazananye n'Imana, Imana ibakura mu maboko ya Farawo, ibakura mu maboko ya Farawo, ikura muri Egiputa, bakoreshwaga uburetwa, bari mu buzima bugoye, bari mu buzima bubabaje, ariko kandi igenda ibarwanirira. muri buka yagiye bambutse inyanja itukura, yabambukije Yorodani, yagiye ibana nabo. Mu yandi magambo, Imana yarasezeranye nabo kandi irasohoza. Ariko hangaha ibahaye igihugu igikuyemo bene cyo, irababwira ngo ntimuzumvire imana zabo, ntimuzabumvire, ntimuzakora ibyo bakoze. Ibahaye iki? Ibahaye kondisiyo, ibahaye amabwiriza bazagenderaho. Noneho bahura n'ikibazo, bagezeyo ntibabikoze, ngo Abamediyani barabatoteza, bakarandura imyaka yabo, bakabaraza mu bihanamanga, bagasiribanga ibyo bahinze, babaraza indaro mbi, bahura n'ibibazo, ngo ku buryo icyo gihe Bibiliya niko ivuze ngo bashatse Imana, batakiye Uwiteka kubwo Abamediyani. Bivuga ngo bari bariraye, bari barabivuyemo, ariko icyo gihe babikoze kubwo Abamediyani. Ngo hanyuma Bibiliya ivuze ngo Uwiteka batumaho umuhanuzi, arababwira ngo nabakuye mu gihugu, nabakuye mu nzu y'uburetwa, nabakuye muri Egiputa, nabakuye mu maboko y'ababarenganyaga. Njya nkunda kubwira abantu, jya wibuka Imana yagukuye, jya wibuka Imana yagukuye, ntukirare, ntugakora icyaha nkana, ntukarengwe, umurengwe wica nk'inzara.
Imana nikugira neza jya ugira ubwoba kurushaho. Imana nikugira neza jya uhinda umushitsi kurushaho. Imana nikugira neza jya wubaha cyane kurushaho. Jya utekereza ngo ariko uyu mwanya ngezemo iyi neza y'Imana ngiriwe bitewe n'iki? Ubu buntu Imana ingiriye butewe n'iki? Ubu bwiza bw'Imana bumbayeho bitewe n'iki? Aya mahirwe nyitwaremo. Jya uhinda umushitsi, jya utinya kurushaho. Ariko Imana irababwira ngo nabahaye igihugu ngikuyemo bene cyo, mbakiza amaboko y'ababarenganyaga, mu babakoreshaga uburetwa ndahabakura. Igenda ibibutsa imirimo myiza yabagiriye, igenda ibibutsa aho yabakuye. Mwene data, dufite abantu bibagirwa, dufite abantu badamarara. Akantu gato gusa kagatuma wibagirwa, gatangira guhindura imvugo, gatangira kwica gahunda. Niba warasengaga rimwe, niba warasengaga kabiri, ukagabanya ngo ubu ndi bize sinaboneka, sigaye mfite akazi. Nkunda kubwira abantu ngo akazi Imana yaguhaye irabibona ko nta mwanya ufite, ariko shakishamwe n'umwanya w'ijoro na ya weekend, wa munsi wo kuruhuka. Imana igihe, Mana yacu mugisha wayo ugira amabwiriza, mugisha wayo ugira amabwiriza. Ibintu yaduhaye, ikintu yaduhaye cy'ubuntu na gakiza, ntago twari kubona icyo tukagura. Gakiza ni ubuntu wagiriwe, ntugakerense, ntago wabona ibiguzi. Ariko yaguhaye umugisha, iguhaye akazi, iguhaye urubyaro. Umwana rero abo wo kubaha Imana ntabwo ari kwereka abandi ko wowe wabyaye bo batabyara, ko hari icyo barusha. Oya, ahubwo ni ukugira ngo wubahe Imana kurushaho, ni ukugira ngo wubahe Imana kurushaho. Abisirayeli ngo baritotomba, batangira gukorera Imana barira, batangira gukorera Imana bitotomba. Bari Uwiteka babwira impamvu, ngo batumaho umuhanuzi. Nkunda kuvuga rero n'abantu, usanga hari abantu bamaze kwibagirwa ngo abahanuzi, ugavuga ngo jyewe nzisengera, ngo nta muhanuzi, ngo barabeshya, ngo oya, hari ababeshya ariko hari n'abatabeshya. Nta muryango ubura ikigoryi, mujye mubimenya. Abantu b'Imana baracyariho, bahanuzi baracyariho, baguhesha umugisha. Iyo wubashye Imana ibagutumaho, iyo uyikorera ibagutumaho, iyo ukunda Imana ibagutumaho, bakakubwira bati Imana iravuze. Aha rero ibatumyeho umuhanuzi, ngo Uwiteka batumaho umuhanuzi, ngo ababwire impamvu. Arababwira ngo nabakuye mu maboko ya Farawo no mu maboko y'ababarenganyaga, igihugu ngikuyemo bene cyo. Urumva Imana irazirikana, irazirikana igihe cyose wagiye ukorera Imana. Ubu rero hari igihe dukora imirimo myiza tukagira ngo yaribagiranye. Cyane cyane rimwe na rimwe hari n'abantu tugirira neza ukavuga ngo bari yarenzwe, nibarengwa bihorere bakwibagirwa. Ariko Imana yo ntiyibagirwa. Iyo twizeye, Pawulo yaravuze ngo iyo twizeye ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Ibasha gukora bya bindi abantu bibagiwe wabakoreye. Ibasha gukora, ibasha kwibuka. Iyo twizeye ibasha kwibuka imirimo myiza twagiye dukora. Rero iranibuka, ikibuka n'igihe wadamaraye. Umwami Sawuli wamaze kuba umwami w'Abisirayeli, Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo yabaye umwami w'Abisirayeli amaze kwimikwa, ngo Imana yibuka ko Abameleki batangiriye Abisirayeli bava muri Egiputa. Yibuka ko Abameleki bababaje Imana, kandi hari igihe Imana yicecekera ukagira ngo ibyo wakoze ntikibyibuka. Ugakora icyaha, ukajya mu busambanyi, ukabeshyira mwene so, ugakora ikintu kibi, warangiza ukajya mu rusengero ugifite ubuntu bw'Imana, uhinda umushitsi utiranyicira ku ruhimbi, ukabona ntihagutsinze. Ejo ukavuga uti yangiriye imbabazi, ukagira ngo iramenyerwa. Ariko nubona icecetse ujye urushaho kugira ubwoba, ukagambanira umuntu, ukavuga uti baramvumbura, baranta hanze, ukabona rwose uragiye urahimbaje biciyemo, uvuze ijambo ry'Imana biciyemo. Iba yicecekeye ariko igizirikana ikibuka. Umunsi umwe rero ngo yibuka Abameleki. Abameleki ngo bari baratangira Abisirayeli bavuye muri Egiputa. Hanyuma Imana yacu izi ubwenge, Imana yacu ni seriye. Ngo umunsi Sawuli yimitswe agiye kwinjira mu murimo, yaramubwiye ngo banza ureke.
uzanyicira abameleki n'abana babo n'impinja n'abagore n'abagabo. Yari yibutse ngo igihe batangiriye Abisirayeli, Sawuli nawe ngo aribagirwa, ntiyakora iby'Imana imubwiye, ntiyakurikiza amabwiriza y'Imana. Igihe cyose tudakurikije amabwiriza ngo ntiyabikora, ngo agira ibintu agenda asiga, ni nacyo cyatumye adakomeza umurimo Imana yari yaramuhaye. Nicyo cyatumye akurwa ku bwami. Bamubonaga bagira ngo acyari umwami ariko atakiriwe. Hari abantu tubona tukagira ngo baracyari abakirisitu, tukanabibeshyaho, tukanababwira ngo badusengere, nyamara mu batakiri mu mubare w'abantu b'Imana. Biradusaba kuba maso. Ibyo tubimenya dute? Ugasanga uracyajya kumushaka ngo agusengere, agufashe gusenga, kandi mu by'ukuri yaraguye nta kirimo ubuntu bw'Imana. Ukamubona agenda mu modoka nziza, ukamubona yambaye neza, ukamubona ari mu kazi keza, ukagira ngo aracyari kumwe n'umwuka w'Imana. Oya, biragusaba kubana n'Imana kugira ngo ujye gusobanura kurushaho. Umenye uwo mugendana, umenye uwo muri kumwe, umenye uwo mukorana, usobanukirwe bene ubwo buntu bw'Imana. Umuntu abubona yumvira Imana, bene ayo mahirwe umuntu yagirirwa ari uko ari kumwe n'Imana. Abisirayeli rero ngo bariraye. Ntukirare. Njya nibuka mu gitabo cy'Itangiriro mu bice byaho 19, hari umugabo, uwo mugabo biri muvugaho, umugabo ngo yari umuntu yakunze Imana, yari mwishywa wa Aburahamu. Yari mwishywa wa Aburahamu. Hanyuma ngo agira ishyaka, abona abantu baje gutata Sodomu na Gomora, arabinginga ngo nibaze barariwe. Loti, Imana umugisha Loti ngo yakunze nawe yatangiye afite ishyaka. Rero hari abantu batangirana umurimo w'Imana ishyaka, bagatangirana agakiza ishyaka no kumvira Imana, kuko Loti nawe yaje kurimbuka, yaje kugira iherezo ribi, ariko kandi nawe yari yarabanje kumvira Imana. Loti ajya mbere icyigisho gikomeye. Igihe abamarayika baje gutata ngo yarababonye, yaricaye mu marembo, ngo arabinginga, arabahata, birani kuvuga ngo arabahata ngo nibaziwe. Uzareba umuntu ukunda abantu b'Imana ko bageriwe, ko bahakandagira, ko basangira, n'umuntu ukiri mu mwuka w'Imana. Hako umuntu utakiri mu mwuka w'Imana aba yumva ibye byaba ibye n'abana be n'umugore we n'umugabo byaba, ariko umuntu uri mu mwuka w'Imana ashaka ko abantu b'Imana, ntiyakwifuza ko icyumweru cyashira nta muntu w'Imana ugeziwe, ntiyakwifuza ko ukwezi gushira nta mukozi w'Imana ugeziwe, ntiyakwifuza gufata kubona umugisha ngo awumara adahaye umuntu w'Imana. Uwo muntu aba akiri mu buntu bw'Imana. Uwo niwe ugomba gushaka, we niwe ugomba kugendana nawe. Umuntu ugikunda abantu b'Imana, umuntu ugikunda imvugo y'Imana. Loti nawe ngo atangiye atyo, ariko nyuma ngo yageza abamarayika ngo arabahamagara, arababwira ati nimuze murari wanjye, ngo babanza no kumwangira, ariko ngo arabahata baramwemerera. Hanyuma ngo abantu ba Sodomu na Gomora, kubera ko bari baramaze kuba abantu babi, barangiritse, nacyo cyari gitumye Imana ijya kwarimbura, ngo baravuze ngo baraje babwira Loti bati, Loti zana abagabo barayi wawe turyamane nabo, twamenye ko hari imari nshyashya, bazane basohore. Ngo Loti yarasohotse ahagarara ku rugi, ngo yegamira urugi, aravuga ati bantu mwikwangiza n'abantu b'Imana, ati mfite abakobwa b'isugi batararyamana n'abagabo, nimubafate, ariko kandi mureke abantu b'Imana. Icyo gihe yari agifite umwuka w'Imana, ariko mwibuke igihe yagize atya Imana ihamukuye, ngo bamweretse umusozi ahungira haranga, haravuga ngo nimunjyane Sowari niho hafi, ngo yihitiramo. Se jya ureba ukuntu wahisemo ute, uhagaze ute? Igihe cyose Imana iratureka, ikakureka rwose, ikakureka. Yashyize inzira ebyiri imbere yawe, ikwereka ikibi n'icyiza, ni wowe wo kwihitiramo. Ngo Loti amaze kwirwana havuga ati nimundeke nigire Sowari, dore na hafi, ni na hato, ntacyo muraba muhombye. Rero hari abantu benshi bashaka kugira inama Imana, ngo ndeka, ngo urabona Mana akazi, akazana impamvu akazereka n'Imana. Oya, jya wumvira umwuka w'Imana. Niko umuririmbyi yavuze ngo gwiza urukundo. Urumva Imana izabana nawe. Byarangiye ageze Sowari haramunanira, ngo azerera ubutayu. Ibintu bitari mu Imana bizakunanira, inama utahawe n'Imana izakunanira. Hari umukristo waragiriwe amahirwe yo gukizwa, komeza agakiza. Hirya y'ubu buzima nta bundi bwiza bubaho, ibyo utabonera mu maboko y'Imana nta handi wabikura. Rero mwene data mukristo,
ndagira ngo wumvire Imana. Umugisha w'Imana ugira amabwiriza, umugisha w'Imana ugira amahame. Hari kondisiyo, iby'Imana bigira kondisiyo, iby'Imana bigira kondisiyo. Loti ahaguruka muri Sodomu na Gomora, Imana yarabwiye ngo ntimurebe inyuma, nimugende ndamanura umuriro ari uko mugeze iyo mujya, ariko ntihagire ureba inyuma. Mukaroti ngo arakebuka, bivuga ngo ntiyumviye. Abisirayeli bavugije induru ngo icyo gihe batakiye Uwiteka ngo kubw'Abamediyani, ngo hanyuma ngo Uwiteka babwira impamvu, ngo arababwira ngo nabakuye mu maboko y'ababarenganyaga, nagukuye mu cyaro, naguhaye kwiga, nagushyize mu mujyi. Hari ibintu byinshi Imana yagutsindisha. Naguhaye urubyaro, naguhaye gushaka, naguhaye akazi. Uragira ngo Imana muburanye wayitsinda? Niko Yeremiya yavuze ngo Uwiteka we mu bice byawo 12 ngo nyemerera mburane nawe, ngo ariko yo tuburanye ni wowe utsinda. Yarashatse kuvuga ngo kuki abakiranirwa bagubwa neza, wabateye bagashora imizi, ariko arangije avuga ngo Mana ni wowe utsinda, ngo nubwo bimeze bityo ubakure y'imitima yabo. Imana niyo kwizerwa, mureke twumvira Imana. Hari amabwiriza, hari kondisiyo kugira ngo uramire mu Mana, kugira ngo ubane nayo, kugira ngo ubishuti y'Imana. Nuko hari ibintu ugira kirazira ukayumvira, ukavuga ngo ibingibi Imana ntibikunda. Yiguhaye urugo haba hari amabwiriza, yiguhaye akazi haba hari amabwiriza, yigukijije indwara haba hari amabwiriza. Genda ariko ntuzasubire mu byaha. Iyo bisubiyemwo ubabaza umutima w'Imana. Uyu munsi iki gitondo ndagira ngo ngusengere Imana yo mu ijuru, ndagira ngo ngusengere. Dufite abantu bananiwe urugendo, batubanjirije, bagiye batsindwa, ariko kubera iki? Kubera yuko batitondeye amabwiriza y'Imana, kubera ko batitondeye iby'Imana yababwiye. Ese urabona mu gihe uhagazemo, mu gihe urimo, mu by'ukuri urumva uhagaze neza? Umuntu aherutse kumpamagara arambwira ati ariko ubu umuntu yakora ibintu byiza gusa ukiri kuri iyi si, ntugire igihe na kimucumura? Ndavuga ngo birashoboka ko wacumura n'uwibwira ko nta cyaha afite, abagize Imana inyabinyoma. Ariko kandi biragatsindwa gukora icyaha nkana, biragatsindwa gukora icyaha wagambiriye, biragatsindwa gukora icyaha ntiwihane. Icyaha wagambiriye ukagitegura ubizi ko ari icyaha neza, cyaha kigira ingaruka. Biragashoboka ko wavuga ugasanga urateshutse, birashoboka ko ushaka kugwa mu cyaha. Ni ku isi iteye, ntiturageraho shitani atarasa. Ariko kandi biragatsindwa kuba warahisemo Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko kandi ugakora ibintu nkana ubizi kuri gukora ibintu bibi, ukavuga ngo nzihana, warabigambiriye. Mureke rero mu masezerano Imana yaduhaye haba harimo amabwiriza, haba harimo amabwiriza. Imana ikakubwira ngo uhaye umugisha, ariko uzabyumve. Ariko nukomeza kunkorera, nukomeza kunyubaha, nta kindi icyo Imana idushakaho nta kindi. Ntabwo ari inzu yawe si ikeneye, si imyambaro wambara, abo bantu ufite nta rubanza ufitanye n'Imana. Ikintu gushakaho nukuyubaha gusa, nta kindi gushakaho nukuyubaha. Dawidi yarabivuze mu gice cyawo cya mbere cya Zaburi, aravuga ngo hahirwa umuntu ukurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Agenda avuga ati hahirwa uyu muntu ugiye umeze utyo umeze utyo. Arangije avuga ijambo rikomeye mu murongo waho uhera, aravuga ngo uwo muntu wubaha Imana udakurikiza imigambi yawe ngo azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo cyera imbuto, ngo cyatewe hafi y'amazi, ngo gishora imizi mu mazi, ngo y'amapfacanye ntago kijya cyuma, ngo igihe cyacyo kigeze ngo cyera imbuto. Urabona rero uyu munsi hari abantu bateshuka kubera igihe Imana yakubwiye, igihe Imana yateganijeho kitaragera, ntabwo ushobora kugera ku by'Imana yakubwiye. Habaho igihe cy'umukristo yakira umugisha, habaho igihe cy'umukristo ahura n'Imana, igihe umukristo nuba uri umugore ugashaka, haba hari igihe yateganije yuko uzabyara,
yuri umukobwa hari igihe Imana ibera guteganyirije. Rero ntugashake kuvuga ngo runaka, ngo nka runaka ndashaka kubaho nka runaka, ndashaka guhagarara mu gihe cya runaka. Runaka ni igihe cye, nawe ufite icyawe. Haba igihe umukristo agirirwa neza n'Imana igihe yo kigeze. Rero mwene data, Dawidi aravuga ngo iyo igihe kigeze, ngo cya giti cyatewe hafi y'amazi, ngo kigashorera imizi mu mazi, iyo igihe kigeze, kuko atavuze ngo gihora kera, ko kitera buri munsi. Ariko bivuga ngo ikindi giti, ibindi biti, se mvuge ibindi biti, birashoboka ko bishobora kuma igihe cyagera ntibibone imbuto, igihe cyagera ntibisoromweho imbuto. Kubera iki? Byarumye, nta mazi bifite. Ariko cya kindi cyatewe hafi y'amazi, igihe cyacyo kigeze, imbuto zirahundagara, amaronji araza, avoka zikajyaho, amapera akamera. Cya gihe rero cy'umukristo wubashye Imana, iyo igihe cy'Imana kigeze, agubwa neza, arabyibuha, ibiro bikaza, indwara zikamuvamo, akabyara abana beza, agashaka umugabo mwiza, akabona akazi keza, akabona umugisha. Iyo igihe kigeze warubashye Imana, igihe kigeze warayikoreye, Imana ikugirira neza. Rero mureke twikomeze ku Mana, tugire n'ubwenge. Salomo yagize igihe cyo gufata aho Imana igihe asaba Imana ubwenge. Bwa bwenge budufasha mu kubaha Imana, bukadufasha mu gutegereza igihe cyayo. Ntitwirukanke, ntituzi runaka impamvu yabonye ibintu hakiri kare, wenda ko ari ukugira ngo izamucyure, cya gihe wowe uzabibona azaba atakiriho, ko ari ukugira ngo imuvaye mu ideni imucyure atahe, cya gihe wowe uzajya kubona bya bindi we azaba yarataye. Kuko Imana ni seriye, ibana n'abaseriye. Mureke twubaha Imana rero. Abisirayeli batakambira Uwiteka kubw'Abamediyani, hanyuma Uwiteka babwira impamvu. Habwira ati dore impamvu Abamediyani babanesheje, dore impamvu Abamediyani barandura imyaka yanyu, dore impamvu Abamediyani babakuye mu mazu mwararagamo, nuko mwanze kunyumvira. Nabahaye igihugu nkibakuyemo, urwo rugo urimo hari undi wakabaye ururimo, ako kazi hari undi wakabaye akicaramo, ayo mahirwe hari undi. Ubaha Imana rero, kubera yuko icyo gihe ari icyawe, gikoreshe neza. Ndagira ngo ngusengere, ndagira ngo ngusengere Imana yo mu ijuru, uhure nayo, iguhe guhagarara mu gihe cyawe neza, iguhe kumvira Imana. Igihe cyagiye ntikigaruka, ariko dufite Imana itanga umugisha, dufite Imana izirikana, ikamenya ko umuntu yayubashye, ikamenya ko umuntu yabanye nayo. Dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana ikiza indwara, dufite Imana ayasiri bone foye, dufite Imana isatura inzira. Yayiciriye Abisirayeli, ubajije Mose, ubajije Yosuwa, ubajije Kalebu, babikubwira. Imana yacu ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Ndagira ngo ngusengere Imana muri iki gitondo. Urugo rwakunaniye, abana bawe ntibakumvira, mutware wawe ari kukunaniza, hari ibintu bikunaniye, cyangwa se urashaka kubaho mu buzima bwubaha Imana ariko urumva bidahagije. Ndagira ngo nguhe umuti. Umuti ni ukumvira Imana. Ufite ahantu ufite intege nke, jya ubwiza Imana intege nke zawe. Watuza akanwa kawe ibwire ngo Mana uranzi, piyese zigize uyu mubiri niwe waziremye. Aha harananiye, iyi piyese yisimbuza indi, shaka ahantu usimbuza indi. Jya ubwira Imana ikore kontrole y'ubuzima bwawe. Vuga, yaguhaye ururimi, guha ubwenge kugira ngo utekereze. Ibintu bigutsinda rero jya ubibwira Imana. Kunywa inzoga sinshobora kubireka, numva binsinda, hari irari ufite ryakunaniye, jya ubyereka Imana, ubundi ubeho mu buzima bwo kubaha Imana. Imana irazirikana, ntaho itagukura, nta naho itagushyira. Rero ndagira ngo ngusengere Imana, ubuzima bwawe uhagazemo Imana igushoboze. Mana yacu, Kristo w'i Nazareti, sengera ijambo ryawe. Mana, ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri. Ijambo ryawe rirarasa, ijambo ryawe rirahinguranya. Reka uyu muntu ahinduke, reka uyu muntu ahinduke, reka uyu muntu akumenye nk'umwami n'umukiza. Hindura ubwoko bwawe Mana, hindura Kristo
dasika bonefoya. Ndagira ngo Kristo uyu munsi hagira umuntu wongera kugaruka mu bwiza bwawe. Ndabasengeye kugira ngo ineza y'Imana ibabonekeho, buri muntu wese ahindukire, buri muntu wese akumenye, buri muntu wese agirirwe neza nawe. Kandi yahagaze muri uyu mwanya, yahagaze mu mavuta n'imbaraga wampaye, sabiye abarwayi barwaye indwara zitandukanye, sengeye indwara z'ibyorezo, indwara z'imyuka mibi, indwara zidakira, indwara z'imyuka mibi, izo mbaraga z'umwijima turazirukana ku bantu bawe. Amaraso ya Kristo abuhagire, ubwiza bw'Imana aboneke ku bantu, kandi abantu bagira amahoro, kandi abantu bagira umugisha, abantu bagubwe neza, neza y'Imana iboneke ku bantu. Urakoze Kristo, urakoze ko ari wowe utanga amahoro, urakoze ko ari wowe utanga ubugingo, urakoze ko ari wowe ugira neza. Rotesika bonefoya, amaboko y'Imana nashyigikira abantu bawe. Urakoze Mana. Sengeye igihugu cyacu mu izina rya Yesu, sengeye abayobozi mu izina rya Yesu, ineza y'Imana nibabonekeho, koko kwawe kwiza nikugaragare. Urakoze Kristo wanesheje, urakoze mwami wanjye, urakoze Mana ikomeye, urakoze Mana igira neza. Turakwinginze nguze wigaragaze, uze ukora imirimo n'ibitangaza. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abakristo abakumenye mwami nk'umwami n'umukiza, kandi utanga ubugingo, wongera umubare w'abakizwa. Urakoze kubyumvise, urakoze kuhari, cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Kristo wacu abishimire. Reka mbahe telefone kugira ngo ese ushobora kumbwira uti ubu muntu yaba mu buzima bwo kubaha Imana akabishobora. Yabishobora hamwe na Kristo duha imbaraga. Se wavuga uti muri ubu buzima bukomeye burgoye twagiye tunyuramwo kubera ibyo byorezo bya covid n'isi, ugasanga irahungabanye, twabishobora mu gihe cyose duhagazemo twakubaha Imana. Reka rero ngo telefone kugira ngo tugufashe. Ni 0788 50 98 944 0788 50 98 944 na 0722 74 34 93 rimwe 0722 74 34 93 rimwe. Rero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ni Gatera Jose, amen.